Ndi papa sava. Uya harandi se yaca. Aya nama yirabiri ntabwo wowe ucunge gusa hepfo bureba nabanje guhagara hariya mbona ashobora gukurusinga nyuraha. Urumva ura nawe abazikorega tumushaka. Urumva ahubwo kari akantu twari dushyizemo kari akantu ni kazima. Nakomeje kwibaza rero ubundi ikintu nkawe ubyumva impamvu ifatika ubundi nyamukuru yatumye agenda niyi. Ariko so usibye ibintu byo kubungera umuntu ari umusaza hari ikintu gifatika bavuga cyamuvanye mu rugo. Akubyo ntago bishoboka neza ugafata umwanzuro gutya. Reka nta kintu gifatika bavuga. Amara usesengura umva reka nkubwira ariko se nsesengura iki. Umugore yarambwiye ati nta kintu cyamujyanye arambwira ati none se ko twari tumaje gusangira amata kandi rwose yamaze twese twijuse inseko ari inseko akagenda banyweye amata yanyweye amata arayamara. Kumara amata surumva ari ibintu bikaze byabuze umuntu kugenda. Mfate igitege nawe ra none se urumva mwanywa amata mukayamara neza abantu baseka hari ikindi kibazo gihari umuntu yakeka ko gihari cyatuma umuntu agenda atagenda se kunywa amata tu gufata amata ukanywa ni gute se wangu digiti ntabwo njugira kunywa amata ukayamara uzi cyari cyo amata ukayamara Safana hari cyo kiramutuntu gakabye rwose kunywa amata ukayamara suretse ngo ingero zifatika se ngo ubufasha karituruka kubita mwijaga ntiwaruhaye mu mata ukuzuza ukanywa ukagenda ubu yamazemo kunywa amata ukayamara no gusuka mu kirahure cyangwa igikombe cyangwa munuza mu nkongoro ukanywa ukarangiza uraje ntuburi karakarere ntuburi aya uzi ibintu ariko ugiye gushyira mu bintu byo kuntuburi kunywa amata ukayamara rero nta kigenda cya reka nkubwire ubu ngubu ubaye digidage njye rero nabona ko ufite ubwanwa numva ngo wazanye umugore nkajya mvuganura umuntu uzi kuri rubyogo kandi ushaje ntukajya unsuzugura ukajya kunyisekeshwa gutya bya bindi byo kwaje kwa wate kwa pura fasava nta rero hari ukuntu dupanga gahunda ugashyiramo utunari rimwe na rimwe ukancanga sino bibyari nese izo nshobora manga zawe uzizanye ute tuvuze kunywa amata ngo nico kibazo ndakubwira ni gute umuntu ashobora gufata amata kanywa akayamara bikaba ikibazo mu rugo uti ni ukuzinga ibirago ibyo bintu by'ibirago se umuntu umugabo azinga ibirago mu rugo zikureba umuntu ukamureba igihagararo n'ubwanwa ukagira ngo arubye yewe twigendere cyangwa dutegereze nese ibyo byo kwaje kwa plan ibiki wari nyiga guhuma byemere kuri nyiga guhuma we nta kunyita inyiga guhuma we sobanurira numva nese gushyiramo inshobora manga n'ibiki umva nyine ubundi kunywa amata ukayamara no gukora cya gikorwa cy'abantu bakuru ukagikora neza mwese mukanyura ese nibyo bimwe byo kubisasanura ukabyegura ukabyegeka ahantu bidahiriwe none se ibyo byo by'inziga kirago byo inziga kirago ni igihe nyine noneho ubyeguye nyine muri iriya gahunda yo kubyegeka ari mu gitondo cya kare urumva rero ngo icyabaye baraye neza baraganira arakwakwanya buracya mu gitondo arongera ikirago arakizinga ibintu arabisasanura arabyegeka ahantu bidahiriwe bigenda neza arangije aragenda baraheba neza byagenze neza urumva nta kibazo na kimwe cyabayeho kandi ngo yaragiye noneho ngo umugore avuga se umugabo ko adatashye ejo ntiyaza ariko ngo akamuhamagara akamubwira ati haraho nagiye nzaza umugore akagira icyizere ati sinajya gutabaza ejo akongera ejo bundi akongera urumva akongera nuko barategereza umuntu baraheba kira kigabo ari ikintu cy'undi cyari kiseriye cyajyangwe n'icyagiye ati ese urabimbaza ngenda bizi koko ukuri ko Imana cyane uvuga ibintu bica erega bakaba bo bamwe babaye n'inzererezi newe yaje tawigira kwa kuri none ugaragaza ko kuri gahunda nadushyikira kwita twiriza cyihorere papa sava akoze Imana ibiduhoye iki umuntu akaburira mbega gahinda ararabiranye koko byihorera none surarira ngo bigende bite ko ese ndarira nuko ngiye mbishaka none umuntu apfendeke nta kundi warira suriruzwa n'iki ese ko murira mwabagabo mwe byagenze bite batarira se demba ngo bararira ahogoye ariko uramura kuza gutabara ngo bararira hanyuma se umuntu apfa turirimbe none umuntu apfa turirimbera ninde wapfuye se mwagize ibyago se akose ndimba ubu urasigaye none tuvuga yuko utamenye ibyabaye iwawe iwawe nyine iwanjye se ninde wapfuye upfa se gusa ahubwo ko bashize
ariko umuntu w'umugabo uragenda imyaka 2 3 4 5 6 ukagenda ukabuyera ntugaruka ntugire ute mwana apfusha ntuvuga uti hari umuntu wapfuye ngo nze gutabara koko ntago rimwe mwagize ibyago se ubu wicaye aha ngaha utazi yuko wamarira n'umuborogo gira vuba tugende umaze igihe kingana ikinanga abantu baragushatse barakubuze gira vuba tugende ujye gutabara nta makuru ufite se gira bazi biki baba dashwe nta makuru ufite abantu bose baje nyoko bukwa ari hari yararira ukwe zobukwe nawe ari harararira ukwe abana basigaye baraho bararira ukwabo abantu bose bateyemo mu rugo baragutegereje bakubuze nawe uraho ngaho ngo turarira ese ubundi uri naha ngaho hakora iki wamaze igihe kingana iki ku buryo utamenya ibyago byabaye ngo ujye gutabara iwawe urakora iki aha ngaha ariko rero mwabagabo muranandenganye ibyo byose rwose ntabwo nari nabimenye none se imyaka yose ishize wabaga hehe ku buryo uyoberwa ko habaye urupfu uba hehe reka ntimukabone mwabagabo umuntu yaraje n'aha ngaha ngo mugire ngo wenda hari uko ameze bose murabona tugende rero tujya gutabara noneho wabimenye urumva turajya gutabara ahubwo se turajya gutabara n'iyi nzara koko nshonje murabona inda yafatanye n'umugongo ubuse wagira ngo inda yafatanye n'umugongo ubu ngo urashonje ndimba ubu kuva hano kugera inyuma hariyo umuntu ntabwo byamusaba gutega wenda yafatanye ubu se twe twaje nako twaje gutabaza twaje guteka aha ngaha ahubwo se twariye se ubu se ni umusanga ariko rero nubwo mwamutariye wenda mwebwe no kurya musanzwe murya rwose urabona ko mutoshye mumeze neza ariko ndimba ko twaje hano gutabaza twaje hano murabona inda yafatanye n'umugongo ubu se ndagenda koko ariko ubu umubyeyi wabyaye ubone habwiye abandi ati nanjye nabyaye bakaza guhera ubu nureba kuri Imana ikorera umuntu bitangaza usanze dutsimbuye ikirenge tugiye none uri kuvuga ngo ntuzi n'ibyabera iwawe ariko se ubu muragira ngo ngende noneho ngere kwirimba impungetwe ngwemo mudushyingure twembi koko n'inzara Papa SAVA twijya mu bintu byinshi ndimba si ushonje reka tugire icyo ndabivuga mbabeshya no kureba umuntu tukamujyana akayobera iyo mihango yo gushyingura kuko niwe mutware w'umuryango none urifuza iki kugira ngo ibyo bintu inari resitora cyangwa hari bar oya hano hirya hari akabari kandi baranotsa rwose oya kubotsa vuba hakenewe iki noneho hakenewe iki nyine buriya mbonye nk'utuburushete 5 n'ibirayi 5 wenda nkashyira mu burushete 5 n'ibirayi 5 tukabona kugenda rwose nanjye maze kwiciye none se no kujugunya mu gafuka cyangwa ariko ndimba murumva ari byinshi urarya burushete 3 urye n'ikirayi ubundi tugende ariko se ubwo murumva ari byinshi koko ayo nangahe burushete 5 murumva ari nyinshi hano burushete nangahe ni 500 yonyine ikirayi ni 100 ubwo byaba bibaye 3 enye n'ibirayi 2 ntibivamo ni ukwica isari sinzi ko byavamo mwakujuje 3 se ko sibiniki muhereze ibihumbi 3 n'ibihwana 3 rwose ariko burushete 5 n'ibyo kunywa ariko rero none se ubwo mubaremo n'icyo kunywa ntabwo yageraho muhe 5 3 byo kurya 3 atitwaza ikindi noneho ariko nayo twari kugira aya twari kuyatanga avance ara kumva ntacyo akira nitubaze burushete 5 2,500 ibirayi 5 500 si 3 n'ibyo kunywa 2 ubwo ntabwo ari ibihumbi 5 ubwo twagiye rero tugende rero duce kuri ako kabari hanyuma ibintu birangiye ariko icyo kunywa oya yajya kuba amacupa nk'3 cyangwa ni ibyo ngibyo tugende ahubwo akabari kari hafi se kari hano hafi ubwo twagiye rero ndumva tugiye ariko rero murumva ko nubwo wenda icyo kurya kibonetse nubwo twanagenda nyine mfite n'ikindi kibazo nyine murabona ko nta n'imyenda afite ntabwo ugiye kwifotoza ntabwo ugiye mu misi ugiye kwitabara tugenda ufata izo burushete tubagure vuba vuba tugende ubu urabona nambaye nabi ubu wambaye nabi sinzi n'ishati ku buryo umuntu umaze igihe kingana gutya nataha koko nagenda nambaye gutya abantu koko ntibanseka koko abantu ngewe rero dore uko numvaga nyine
numvaga mwashaka nk'udufaranga hanyuma wenda mukamwangurira nk'agakositimu hanyuma mukangurira n'agacongo nyine nkagenda mbega ndi umusirimu ku buryo kwirimbi bari bube banganiraho bavuga bati ndimba ati ni umuzungu ku buryo wenda banavuga bati agomba kuba asigaye aba ni Burayi. Ikiganiro kikaba ngewe kwirimbi nyine aho ngaho aho abantu bahagaze nuko nyine ahubwo nuko kositimu na congo isakasake tujyana umuntu nicyo cyatuzanye ko yanga turi batanga avance kwirimbi dore ukuntu ibintu bimeze sibyo reka ndebe nanjye twisakasake ubwo se kositimu bari depense nyinshi rwose kuri uyu munsi kositimu irahenda digidi kositimu arayikodesha kositimu irahenda pe sibyo dore ukuntu bimeze ariko kuyikodesha ntabwo ari byo umuntu yayigura burundu kuko ntazongera wenda nkanayikoresha tubare wenda kositimu 15 ntibyavamo 15 biravamo sibyo dore ukuntu bimeze na congo za 5 dore ukuntu bimeze congo za 5 size umunsi umwe se congo za 5 ariko turagira izindi depense ntabwo congo ntabwo zigura 5 zigura 10 ntacyo ubwo ni 25 ubwo ibintu byose ni mama wararaye hari ikindi kibazo tunyure hariya mwereke tunyure hari sibyo imba atagiye kunyura no ku gasantere basigira mu kirisheza mu burushete sibyo tumanuke vuba vuba twikubitara kuri gare yego amakoti arahari saa yibura murasigarana ndahagenda nge murebera ikoti rimukwira arahagera ryambara tunyaruka tugenda oya yariye se turi kumwe ahubwo tukamanukana twagera kuri gare hanyuma tukamujyanamo agacirika nk'imyenda oya ariko se ku buryo mu njyana kumpima imyenda ni mwayama nkagenda nkigurira aho se uruhinja ku buryo ni pampegisi mugenda mukanyambika ko uruhinja rwo bambika pampegisi twebwe turasigara hanze sibyo yinjire mu nzu n'amafaranga sibyo wowe ugende wipima imyenda wipima inkweto ibikubereye ubigumane hanyuma iyo ngiyo uyishyire mu gakapu ariko nako murakagura hari ikibazo hari ikibazo ariko si byo byose tugura oya ariko natekereza yuko ari amafaranga akenerwa kwirimbire kucyumva kugomba kudusora byose agashira 15 ntibihwana ikoti nibyo congo ariko azarigarura azabigarura nyine urumva koti no kugutiza ukazarigarura 20 ntibirimo se oya nyine ubwo mwagura congo mwanashaka congo imwibengerana nyine sinzi ko 20 yava bimeze ndimba ibintu byose ushaka kakanya biraba rwose biraba ariko jya utabara ariko tugende ujye gutabara kuko nawe bavuze mukuru w'umuryango suko se ariko rero ubwo nyine ibyo kurya ubwo byari bibonetse n'imyenda ibonetse nyine hari ikindi gitekerezo nayo mfite kandi gikomeye gusa ikihe gitekerezo gituma uvuga utagenda kuko ni ikibazo nyine urabona nyine nk'umuntu uraba maze kurya ngize icyo nshyira mu nda nkambara neza n'iyo congo urumva numvise muvugamo ibyo muri gare numva rwose ntabwo wagenda na tagisi ako si ibintu bigoranye kugera muri tagisi nibi papa sava ko kugera muri gare akambara iyo myenda tukajya muri tagisi katugeza ku cyapa tukajya mu rugo nyine ibyo bintu byo mu rugo se dutega moto oya ibyo bintu byo ku cyapa ibyo bintu byo gukurira ubumoto n'iyo congo nyine urumva abantu nyine bashobora kunshishamo ijisho ahubwo numvaga nyine mwakongeraho amafaranga make umuntu akaba yashaka akamodoka nyine katugezayo ariko nabwo ntidushake ka kandi gafite umurongo nyine w'irange tumwe bita tagisi vatire hanyuma umuntu akaba yashaka hari izo mbona abageni nyine bakunda kugendamo hari ibinini bibyibushye bibyimbye bimwe bigira ipine inyuma bigira ipine inyuma banza zitwa amajipe hari n'izindi ziciye bugufi ubona ari nziza iyo zikurikiranye ifite akantu imbere k'uruziga ngo bazita benzi ubundi nuko ari ibyago ubundi nagombaga no kuvamo nkagenda mpagaze mpepera abantu nyine bakabona ko nyine nkaze urashaka iyo ugenda wiyemera ku bantu bakagira ngo ni yawe rega digi ngewe ntabwo ndi nkawe buriya hari ahantu ndanubashywe ndanazwi ubashywe warataye urugo abantu baha ariko nubwo navuyeho kera rwose baranyubaha biraba bimeze bazi ko noneho ubwo nangahe zikodeshwa ngahe nyine iriya ifite igipine inyuma numva ibyo byose ni nka 40 naho iri iciye bugufi wenda
nka 35 cyangwa 30 nayo bagira, ariko reka tubyoroshye wenda two gutinda wenda ubu wasanga ku mugani nimva yapfubye badutegereje tugire 30,000 ngo tarati we 30,000 taranti wate arewe ariko ndimba nkubaza igihe abantu bakwingingiye bakwinginga 30,000 ni wowe mva bari burambikemo uwo murambo ngo nutaboneka uwo murambo uzashengukira imusozi, ni wowe sanduku bagomba kumutwaramo utanabonetse nabwo twamuzingira mu kirago, ahubwo hari n'abamutwara mu mwenda. Uranyumva neza? Washyizeho hangahe? ubwo iyo uri kwiremereza gutyo uzi ko ngo tujya gushyingura ejo ahumekaga umwuka ngo nawe uhumeka, uriremereza kugushyingura wiremereza. ahubwo si ubwo muri iyo ngengo y'imari yose igiye gutikira hejuru yawe utaranagira kumva ubwo urushyizeho amafaranga angahe? Papa saba tugende twigendere. ndimba uratabara ntutabara twigendere. none mureke tubyoroshye iki basi ni mu mpaye y'imyenda ubundi twakubwiye yuko imyenda uyambarira aho tugiye ntago uza tugende ufata mu rushetro urya vuba vuba ubundi tugende gutabara, ariko turinginga ikintu we ndimba uratabara ntutabara ariko se ubwo oya ahubwo uzi n'ikindi oya reka twumve icyo aragiye kuvuga ngo ugiye kuvuga iki nyine ubwo ayo y'imyenda abonetse twagenda. uzi n'ikiranyibukije subiza nayo amafaranga twari tuguha. oya mureke tugende. oya ndimba subiza amafaranga ayahise amafaranga bagwaye yo kurya. sana amafaranga twari tuguha sana mereza amafaranga. none se nubwo mwanagenda mugashyingura ubwo inzara yasigara inyishe se subiza amafaranga yanjye. Hako se wa mugani naza. Za